Mbahaye ikaze mwese abadukurikiye kuri IBTV Rwanda. Uyu ni Vava mugiye kubana mu makuru ya siporo arimo agenda aravuga, ariko by'umwihariko tukaba tugiye kugana kuri Rezilita Rwanda Premier League, aho yakinwaga ku munsi wayo wa 18. Ni imikino igiye itandukanye yabaga guhera ku munsi wo ku gatandatu ndetse no ku cyumweru, ariko kuri uyu munsi wo kuwa mbere hakaza kuba haba umukino navuga ngo w'agapingane, wagizwe agapingane n'abagabo babiri, uwahoze ari perezida wa Kiyovu Sport Mvukiyehe Juvenal ndetse na KNC Imfura y'iwacu, umugabo ukomeye cyane muri iyi siporo yacu, umuyobozi wa Gasogi United. N'umukino uri buzi kuba usoza journée ya 18 ya Rwanda Premier League kuri uyu wa mbere ku isaha y'isa 9. Rero ntabwo tubatindira, reka twihute cyane tujye kuri Rezilita zabonetse ku munsi wo kuwa gatandatu ku mikino itandukanye yabaga kuri uwo munsi. Turaza kuba duhera kuri ekipe ya Muhazi yaje kuba yisasira ekipe ya Marine ikayitinda ibitego 2-0, nyuma yuko ekipe ya Muhazi yaje kuba itsinda ekipe ya Vizi ibitego 3-0. Ntago byahereye aho ngaho, ekipe ya Muhazi mu by'ukuri navuga ngo ntago ifite gahunda yo kuba yaba muri yama ekipe arimo agenda arwana no kumanuka, yaje kuba ibyikuramo ndetse ibyitwaramo neza, iza kuba itsinda ekipe ya Marine ibitego 2-0. Ntago ari umukino wonyine wabaye, kuko ekipe ya Musanze yaje gutungura ekipe ya Polisi, ariko sinavuga ngo ni ugutungurwa kuko ni ekipe ya Polisi mu by'ukuri navuga ngo ntago ijya ishimwa kabiri, yaje kuba inganya nayo ibitego 3-3. Ndi mukino w'abagana ekipe ya Etincelle yaje kuba yifatira Rutsiro, dore ko zinaba mu gace kamwe cyangwa se zinakorera imyitozo ku kibuga kimwe hara kuri stade Umuganda, maze ekipe ya Etincelle y'umugabo witwa Seninga iza kuba itsinda ekipe ya Rutsiro y'umugabo witwa Gatera Musa igitego 1-0. Ni Etincelle kuri journée ibanza, kuko nyuma yo gufatwa n'umugabo witwa Ghost cyangwa se Seninga Innocent, yaje kuba atera ikipe ya Mukura ibitego 2-0, maze match yiwe ya kabiri aza kuba atsinda ikipe ya Rutsiro igitego 1-0. Navuga ngo Etincelle nayo bya bintu byo kuvuga ngo ihanganye n'ibintu byo kumanuka, navuga ngo ibyo ngibyo yaje kuba ibirengaho. Umugabo Seninga Innocent mu by'ukuri navuga ngo azi yaje kuba ibintu agenda abishyira ku murongo. Undi mukino rero navuga ngo wabaga ndetse ukabaza kuba unakomeye cyane, n'umukino wahuzaga ekipe ya Magaju ndetse na ekipe ya Rayon Sport. Ni muri ya gahunda yo kujya bafata ekipe ebyiri bakazimanurira icyarimwe, maze umujyi wa Huye cyangwa se umujyi wa Rubavu, dore ko niyo mijyi ishoboka hano mu Rwanda ishobora kuba yahostinga imikino ibiri, ikaba yahostinga umukino wa APR ndetse na Rayon Sport. Ni umukino w'Amagaju rero waje kuba ku isaha y'isa 11 hara mu karere ka Huye. Ni umukino mu by'ukuri navuga ngo uba wavuzweho byinshi, ni umukino uba watangajweho byinshi nyuma yuko umutoza w'Amagaju mu gice cya mbere cyazo ku mukino bazaga kuba banganyamo na ekipe ya Rayon Sport. Umunyamakuru yaje kuba amubaza ati se Amarisi niyo ngabo, ekipe ya Rayon Sport mu by'ukuri ni ekipe ikomeye, ubashije kuba wayikoraho ekipe inota rimwe. Yarababwiye ati ntago naje gukina na ekipe ikomeye cyangwa se ntago naje kuba nkina n'ikipe ihambaye, kuko naje kuba nkina na ekipe y'i Kigali gusa, kuko Rayon Sport ntago ari ekipe idasanzwe. Ndetse n'ejo bundi muri interview ye barabaje ati se Robertinho Goncalves Aveiro, umutoza wa Rayon Sport, umutoza ukomeye cyane, ko mugiye gukina urabivugaho iki? Umugabo w'umurundi umushinga nta yaje kuba avuga ati njyewe ntacyo andusha, Rayon Sport ntacyo iturusha, nta Champions League agira, bivuze ngo icyo Rayon Sport iturusha ni abafana ndetse n'amafaranga gusa. Rero yaje kuba abyerekana mu kibuga aho ekipe yiwe y'Amagaju yaje kuba ihagama ekipe ya Rayon Sport ikaba yayikuraho inota rimwe, dore ko baje kuba banganya igitego 1-1 mu mukino wari ukomeye cyane. Ndetse
Muri uyu mukino navuga ko haje kuba habamo imvune ikomeye cyane, imvune yaje kuba igirwa n'umusore witwa Forgan, umwataka mwiza cyane wa Rwanda Premier League utasibaga gutsinda, ariko ubu ngubu imvune amakuru ari kugenda ava mu baganga aravuga ko uyu mugabo witwa Forgan umunyasenegal ashobora kuza kuba yasoza sezo ye ayisoreje aho ngaho bitewe n'imvune yaje kuba agira. Undi mukino rero waje kuba uba twimutse ubwo twagize ku munsi wo ku cyumweru, hari umukino ekipe yitwa Vision FC. Vision yaje kuba itsindwa na ekipe ya Bugesera ibitego 4-0, maze binashimangira ko ekipe ya Vision yakwisanga mu ma ekipe azamanuka, dore ko ubu ngubu tuvugana ekipe ya Vision ifite amanota 12 kandi ekipe navuga ngo iri hafi aho ngaho ifite amanota 18, bivuze ngo hagati yazo ne ekipe izibanzirizwa ndavuga Kiyovu ndetse na Vision kuko zifite amanota 12, izo zose zifite amanota 12 zirakurikira ekipe ifite amanota 18, bivuze ngo harimo ikinyuranyo cy'amanota 5, navuga ngo ni menshi cyane. So rero twihuta cyane ku cyumweru habaga undi mukino w'ishiraniro, umukino w'agapingano, umukino uba wavuzweho byinshi cyane, umukino uba wagiye utangazwaho byinshi cyane bitandukanye, wahuraga n'umureyo ku munsi w'ejo mu karere kawe akavuga ati twebwe turabyifitiye n'amashusho n'amavideo aho bagiye kuba badiringira match, aho ibitego byaguriwe turahazi, ni ibitego 2, dore ko nta nubwo batinyaga kukubwira bati iyi match yagurishijwe mu by'ukuri, ndetse n'ibitego amafaranga yabiguzwe, kuko njyewe ubwanjye hari umufana wa Rayon Sport kandi w'indani yarambwiye ati ni miliyoni 2 ku gitego, match irakurangira ari ibitego 2-0. Ibyo byari ibyiyumviro by'abafana ba Rayon Sport, ndetse wagiraga ku bafana ba APR mwaganira bakavuga ati twebwe turabifite amafoto, amashusho, buri kimwe cyo turagifite. Abayobozi ba ekipe ya Mukura bicaranye n'abayobozi ba ekipe ya Rayon Sport bicaye bahuza umugambi, ndetse bamaze guhabwa n'amafaranga menshi cyane kugira ngo baze kwitambika ekipe ya APR. Ni ukuvuga ngo ni APR yari igiye gukina harimo ikinyuranyo cy'amanota 4, byashobokaga ko itsinda match hakajyamo ikinyuranyo cy'inota 1 ryonyine, ariko match yaje kuba itangira ku isaha y'isa 9, ariko burya match y'aya ma ekipe navuga ngo akomeye ni match itangira hakiri kare cyane ku isaha y'isa 1 yuzuye. Njyewe Afiki Mondezi narindi hariya mu Giporoso mbona amafani club atandukanye, by'umwihariko fan club navuga ngo ikomeye cyane iyobowe n'umukobwa w'indashyikirwa witwa Riera cyangwa se Violette, iyo bita The Warriors. y'ubwayo yari yamaze kuba iparika amakwasiteri agera muri 4 hariya mu Giporoso kugira ngo abafana ba APR bikusanya maze bagenda. Aho ni ku isa y'isa 1 bagize Nyabugogo rero bararindana bwa buryo busanzwe, kuko bari bafite n'imbaraga nyinshi nyuma y'uko ekipe ya Rayon Sport yitakaje, kandi bari bamaze imikino 2, umukino wa SD Kigali ndetse n'umukino wa Musanze. Mu by'ukuri navuga ngo babyitwaramo neza, byabasunikiye kuba abafana benshi cyane bakwitabira. So rero ni bisi navuga ngo zageraga muri 15 zaje kuba zimanukana abakunzi ba ekipe ya APR, baragenda mu karere ka uyu mujyi barawutitiza, bakora karasisi karahava, barakata amakaritiye yose, baragenda bakora akarasisi keza cyane, ariko mu kibuga ntago ari uko byaje kuba bigenda. Ku munota wa 20 gusa, ku munota wa 20 umusore waguzwe na ekipe ya Mukura Victory Sport mu Magaju muri iki gice cya kabiri cya sezo, uwitwa Maranda Deste, yaje kuba abona umupira mwiza cyane wari utakajwe n'umugabo witwa Niyo Mugabo Claude muri defense, maze umusore witwa Boateng Mensu umunyegana arawuba papoza, maze awuhereza umusore witwa Deste. Maranda azi kuba aterekamo igitego cyiza cyane cyaje kuba kinatandukanya impande zombi. Ni umukino mu by'ukuri navuga ngo ekipe ya Mukura yarushije ekipe ya Magaju ya APR kuva utangiye kugeza urangiye. Ni umukino navuga ngo APR yari iri hasi cyane, kuko urebye na performance za bamwe mu bakinnyi nk'umusore witwa Byiringiro Gilbert, match yamurenze biza kugeraho no kwareta baro bigenda bimunanira. So ni umukino mu by'ukuri navuga ngo haje kubamo amakosa nakwita ay'umutoza cyangwa se n'undi muntu wese yaje kuba abyibaza, kuko wabyumva mu bafana batandukanye ibyo bagiye batangaza. Ni umukino
igice cya mbere kikirangira umugabo witwa Darkonovic yaje kuba akuramo abasore bane by'umwihariko b'abamediyateri, aza kuba agenda abakuramo. Haje kuba havamo Yusuf Dauda ndetse na Ruboneka John Bosco, uwitwa Laminba ndetse na Yusuf Dauda. Abamediyateri navuga ngo baba bafashe umukino mu maboko yabo, aza kuba abakuramo maze hinjiramo ba Ramadan, hinjiramo umusore Gilbert, hinjiramo Pichu ndetse izo Lamprasoma navuga ngo nizo abantu bahereyeho batishimira resulta zaje kuba ziboneka ku munsi w'ejo ku mukino wa Mukura ndetse na APR. Izindi mpinduka zari zabaye ni impinduka zakozwe aho umugabo witwa Pavel Nzira yaje kuba yegezwa hanze maze akaza kuba atanga umwanya kuri Mario wafashe match zonyine z'igikombe z'amahoro ebyiri, match y'i Musanze yabanje ndetse na match yo kwishyura hano i Kigali. Ubwo ni impinduka yindi navuga ngo ikomeye cyane yaje kuba iba muri uwo mukino. Nuko nguko rero match yaje kurangira ari igitego kimwe ku busa. Ekipe ya APR n'abakunzi bayo baje biyamira inzira zose mu karasisi, bamanutse nta uvugana n'undi. Umutoza Darkonovic arongera atakaza match ye ya gatatu amanota 3 imbumbe, maze ibintu bisubira irudubi kuko amanota ya 3 yonyine ekipe ya Rayon Sport nyuma yo kunganya yaje kuba yongera amanota aba 4. Ubu ngubu niyo manota ekipe ya Rayon Sport irimo iragenda irusha ekipe ya APR. Urutonde ukuntu ruhagaze rero aka kanya, ekipe ya Rayon Sport ni ya mbere, ya kabiri ni ya AS do Kigali ndetse na Gorilla kuko zaje kuba zigwa miswi zose ziranganya amanota. Ekipe ya Polisi ni ya kane n'amanota 29 nyuma yuko nayo inganyije na Musanze. Ekipe ya Mukura ise ifata umwanya wa 6 n'amanota 28 nyuma yuko itinze ekipe ya APR FC. Uyu munsi rero harazi kuba habamo umukino navuga ngo uza kuba ukomeye cyane, umukino urazi kuba usobanuye byinshi kuri ekipe ya Kiyovu Sport. Ni umukino uri buzi kuba ukinwa ekipe ya Kiyovu Sport ishaka amanota 3 ngo irebe ko yayabona imbumbe, dore ko bikomeje kwanga. Ni umukino bivugwa ko wateguwe mu mpande zose, ni umukino bivugwa ko wateguwe guhera hasi no hejuru. Ekipe ya Kiyovu Sport irasabwa gutsinda ikabona amanota 3 kugira ngo ibintu bikomeze biyigendekere neza, kuko niramuka ibonye amanota 3 nibura irabigize 15 yegere ekipe ya 14 ifite amanota 18. Nuko nguko bimeze. Turagushimiye kubana natwe mu biganiro byacu bitandukanye tugiye kujya dukorana kuri IBTV Rwanda. Tuzajya tubana buri munsi. Dukorere subscribe, duhe like, duhe comment, tubwire ngo mu bigenze gutya cyangwa se mukore ibi ngibi cyangwa ibi, maze tuzajye dukomeza tugende tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Thank you so much guys.